Yego, turacyakomeza kureba ibitera uburwayi bwo mu mutwe. Ni byinshi ubundi nk'uko abahanga bagiye babigaragaza, ariko ni byiza ko tubisobanukirwa. Abafite uburwayi bwo mu mutwe nanone bushobora guturuka ku mikoranire mibi hagati y'umukozi n'umukoresha. Mu kubana kwabo, urabizi ko umukozi n'umukoresha ni abantu baba hafi na hafi. Hagati yabo rero nabo bashobora guhohoterana, haba ku bw'amagambo akomeretsa, haba mu gusenya umutungo. Tuvuge nk'urugero, ukaba wakorera umukoresha ntaguhembe, kandi nawe ukeneye kubaho aragusenye mu birebana n'umutungo. Hanyuma kandi ashobora kugufata ku ngufu umukoresha. Izo ngero zibaho. Icyo nacyo gishobora kuba intandaro yo kukurwaza mu mutwe. Arashobora se kugukomeretsa ku mubiri. Ibyo nabyo bishobora kuba intandaro y'uburwayi bwo mu mutwe. Ni ukuvuga ngo hagati y'umukozi n'umukoresha, umukoresha ashobora kuba intandaro yo kurwaza umukozi, umukozi nawe ashobora kuba intandaro yo kurwaza umukoresha, muri kwa gukorana kwabo binyuze mu buryo bahohoterana mu kazi. Ibindi bishobora gutera uburwayi bwo mu mutwe harimo impamvu zijyanye n'irangamimerere y'umuntu. Irangamimerere ikunze kuba intandaro y'uburwayi bwo mu mutwe irimo ibice bitatu. Hari ubupfakazi, hari gutinda mu bugaragu, hakaba no gutandukana kw'abashakanye. Ubupfakazi ni kimwe mu bintu bishobora gutera uburwayi bwo mu mutwe, kubera wa mugabo cyangwa wa mugore wapfakaye baba basanzwe bari mu buzima babana nabo bashakanye. Hanyuma iyo uwo bashakanye amaze kwitaba Imana, bisaba ko bakomeza urugendo bonyine, bagasigarana za nshingano zari iza babiri. Urumva ko zishobora kuba intandaro ku wasigaye. Umupfakazi wasigaye bishobora kuba intandaro yo kuba yagira ibibazo byo mu mutwe, kubera guhangana n'inshingano nshyashya, guhangana n'icyo gihe gishyashya kivutse atari asanzwe amenyereye. Ariko aha ntibivuga ko abapfakazi bose bashobora kurwara mu mutwe. Hariho abashobora kurwara mu mutwe, hari n'abandi iyo babonye babashyigikira mu miryango yabo bashobora guhangana n'ibyo bibazo bafatanyije n'imiryango. Hanyuma ibyo bihe bakabinyuramo ntibibarwaze mu mutwe. Gutinda mu bugaragu nabyo ni kimwe mu bintu bishobora guteza uburwayi bwo mu mutwe, aho ubundi tumenyereye yuko hari igihe kigera umusore cyangwa inkumi bageze mu bigero bagashaka. Noneho gutinda mu bugaragu birasobanura wa muntu warenze ikigero cyo gushaka, akaba aribwo atekereza gushaka. Tuvuge umukobwa afite imyaka 45, 50. Izo ngero tujya tuzumva no kuri radiyo no kuri televiziyo. Umuntu ngo afite imyaka 50 nibwo agiye gushaka umukobwa. Yego, ibyo rero ubwo buzima agiyemo, agiye gushaka igihe cyararenze, bishobora kuba intandaro y'amakimbirane mu muryango, kuko baramushakaho urubyaro kandi igihe cyo kubyara yarakirenze. Umuryango ashatsemo bakagirana amakimbirane, hakazamo guhohoterana, bishobora kuba intandaro y'uko agira ibibazo byo mu mutwe. Hari n'urugero nzi rw'umukobwa wabonye imyaka irimo imurenga muri 45, yandikisha invitation, yandikaho umusore bakorana mu kazi, nta gahunda bari bafitanye. Invitation arazisohora, umuhungu wa musore arayibona, invitation yanditseho amazina ye kandi nta gahunda afitanye n'uwo mukobwa mukuru. Biba intandaro y'amakimbirane kuri icyo kigo. Ibi rero nabyo birerekana ko uwo muntu gutinda mu bugaragu ni ikimenyetso, biratwereka ko nawe ataramerewe neza, ko uburyo yitwaye ntabwo bwari uburyo butuma ashobora kubana neza n'uwo musore, cyangwa se n'aho akorera byateje amakimbirane, ahohotera uwo musore amwandikisha kuri invitation kandi ntacyo bari basezeranye. Ikindi mu gutandukana kw'abashakanye nabyo turabibona. Divorce muri no minsi murabibona muri iki gihugu zireze. Divorce ni kimwe mu bishobora gutera uburwayi bwo mu mutwe, ari abo batandukanye bashakanye, ari kandi n'abana babakomokaho. Turanabibona muri no minsi ukuntu abana bakomoka ku bashakanye bakoze divorce, abana babura ishyikizo, babura icyerekezo, bakabura aho berekera, bakabura aho bagana. Njyewe nigeze kwakira umwana, papa na mama we baratandukanye, ariko umwana byaramugoye guhangana n'ibyo bihe ababyeyi babashyizemo. Ati ndafata iki ndareka iki, ese ndajya kwa mama ndajya kwa papa?
urumva umwana bamushyize mu gihirahiro, umwana baramushyiramo urujijo rumurwaza. Yego, n'ibindi turabibona kuko abatandukanye mu buryo abatandukanye, abakoze divorce, uburyo babamo murebe n'aho mutuye namwe, harimo abo birwaza mu mutwe, kuko abahanga barabibonye ko gutandukana kw'abashakanye ni kimwe mu bitera uburwayi bwo mu mutwe. Ibindi bitera uburwayi bwo mu mutwe hari ibifitanye isano n'imyaka umuntu afite. Aha turavuga abasaza n'abakecuru, tukavuga n'ingimbi. Abasaza n'abakecuru iyo tuvuze ngo umuntu arashaje, ni uguhera ku myaka 65, hahandi baba batangiye baguhaye pansiyo abakora. Ni ukuvuga ngo muri iyo myaka ni imyaka umuntu aba nta mbaraga gifite zo guhangana n'ubuzima, mbese nta mbaraga zo gukora bafite, abageze igihe cyo kwitabwaho nabe, kandi abenshi harimo abo usanga ababo batabafite. Turebye nk'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi, harimo abageze muri iyo myaka badafite ababo barapfuye, abana babo barabishe, abo bashakanye barabishe, ugasanga umuntu asigaye ari wenyine. Muri ubwo buzima rero arimo bushobora nabo kumubera intandaro yo kugira ibibazo byo mu mutwe. Ari mu busaza ntacyo yishoboreye kandi ntanafite abamufasha, kuko muri kimwe mu bituma abasaza n'abakecuru batagira ubwo burwayi bwo mu mutwe ni uko bashyigikirwa, barengerwa, bafashwa n'abo babyaye. Icyo mu kinyarwanda bakunze kwita ngo iyo umuntu ashaje ngo aba ari muri ndindamwana, ni ukuvuga ngo abo wabyaye nibo bagufasha, bakakwitaho muri bya bindi ukeneye wowe utagishobora kwiha, kuko abenshi nta n'akazi baba bagifite. Yego, iyo myaka rero irashobora, ni imyaka abahanga babonye ko abantu ishobora kubarwaza mu mutwe batagize gishyigikizi. Iyindi myaka nanone igaragaramo intandaro yo kugira uburwayi bwo mu mutwe ni ubugimbi. Turabona muri iki gihe, turabona abangavu, ingimbi. Abangavu n'ingimbi ni abana bari mu kigero cyoroshye cyane kuba bashobora kugira uburwayi bwo mu mutwe, bitewe n'uko ikigero barimo ni ikigero nagereranya n'ikigero kiri hagati na hagati, aho bitegura kuba abantu bakuru. Kuba abantu bakuru rero bakeneye ababashyigikira kugira ngo babafashe kugera muri cya cyiciro cy'ubukuru. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ku isi rivuga ko ingimbi ni abafite imyaka hagati y'imyaka 10 na 19. Uzasanga ko abafite iyo myaka ni abari mu mashuri segonderi, ni abari mu mashuri muri kaminuza. Icyo kigero cy'abo bantu rero, abo bantu bari muri icyo kigero bakeneye gufashwa, bagafashwa kandi n'abantu bazima bashobora kubafasha kugira ngo bambuke bazaba abantu bakuru bafite ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Iyo badafite ubashyigikira rero, birumvikana ko bazagera muri cya cyiciro cy'abakuru bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Ubushakashatsi bugaragaza ko umubare munini w'uburwayi bwo mu mutwe n'ubundi ugaragara mu bakuru, bigaragara ko ubwo burwayi buba bwaratangiye mu kigero cy'ubugimbi n'ubwangavu. Niyo mpamvu dufite inshingano nyinshi cyane zo kwita ku rubyiruko kugira ngo turufashe ruzashobore kugera mu kigero cy'abakuru ari ruzima, rufite ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Tubafashe, tubarinde ibishobora kubarwaza mu mutwe. Muri bimwe twavuze harimo icyo kibazo cy'amakimbirane no guhohoterana mu muryango. Dukomeje gusangira impamvu zitandukanye zitera uburwayi bwo mu mutwe mu muryango nyarwanda. Yego, hari impamvu zindi zitera uburwayi bwo mu mutwe mu muryango nyarwanda, zijyanye n'umwanya umuntu arimo mu muryango we. Imfura, umuhererezi. Imfura mu kinyarwanda baravuga ngo imfura ingana se, ariko mu by'ukuri imfura ntabwo ingana na se. Niba mfite papa w'imyaka 60, cyangwa se niba ufite papa w'imyaka 60, wowe urumva ushobora kuba waravukiye rimwe na papa wawe. Nuko ufite imyaka 60, papa afite imyaka 60, wowe ushobora kuba ufite imyaka nka 40. Niba ufite imyaka 40, urumva se murangana. Uko mutangana mu myaka ni nako no mu buzima bwo mu mutwe ntimungana. Muri bimwe rero bituma umuntu ashobora kurwara mu mutwe ariko bifitanye isano n'umwanya afite mu muryango, ni uko tuvuge nk'uwo muryango, umwana wavukiye mu muryango urimo amakimbirane no guhohoterana, kumwe twabivugaga hejuru, uwo mwana uzasanga akenshi iyo papa na mama barwanye, niwe uba hafi kugira ngo abakize, akajya hagati akabitambika, akabona ubwo icyo papa we yashakaga gukubita mama we ari we agikubita. Ni ukuvuga ngo uko
uwo mwanya umwana afite mu muryango yarangiza akanagira akaba imfura kandi mu muryango urimo ibibazo, biroroshye cyane ko ashobora kurwara mu mutwe, kuko usanga ibibazo biri mu muryango, ibibazo ababyeyi bafite, nawe bihita bimugiraho ingaruka bya hafi, ni umwe uri hafi cyane yo guhangana, ni nawe usanga ariwe n'igihe ahangana na bya bibazo byabaye mu muryango. Nababwiye urugero zabo nakira, abana nakira bafite ababyeyi babo, umubyeyi papa akaba yarishe mama, ni ukuvuga ngo umwana w'imfura niwe ubu wasigaranye inshingano zo kureba barumuna be. Uhita wibaza umwana wari ukeneye kurerwa nawe mu myaka 15, 20, akaba nawe ari noneho afite inshingano zo kuba papa akaba na mama, ntabwo afite izo mbaraga zo guhangana n'ibyo bibazo byo mu muryango. Ari nayo mpamvu nyine byoroha ko agira uburwayi bwo mu mutwe. Hakaba n'umuhererezi rero, umuhererezi nawe abahanga babonye ko muri bimwe mu bituma umuhererezi arwara mu mutwe ni uko akenshi habaho hyper protection. Ababyeyi basa naho bamufata nk'umuntu batifuza ko yakora no hasi, atakora kondo, bakamurinda birenze urugero, kandi mu by'ukuri nta nubwo bazahora bamurinze, kuko akenshi abana b'abahererezi bavuka ababyeyi barimo basaza. Uwo mwana rero wareze utyo udashaka yuko ahura no hanze, ahura n'umuntu cyangwa se agera ku irembo, warangiza kandi ukaba uri umuntu uzamusiga akiri mutoya, biroroshye cyane ko urimo iyo ishobora kuzaba fagiteri imwe mu bizatuma ashobora kuba yagira uburwayi bwo mu mutwe. Ibindi bitera uburwayi bwo mu mutwe harimo impamvu zijyanye n'amadini. Amadini dusengeramo aradufasha mu nzira y'imyemerere, akatwubaka, ariko nanone hari igihe ashobora no kugira n'ikindi gice kitari cyiza, akaba yadusenyera ubuzima bwacu bwo mu mutwe. Ahangaha turafata nk'urugero rw'ibiriho muri ino minsi, ngo ubuhanuzi. Hariho ubuhanuzi bw'ukuri, hakaba n'ubuhanuzi bw'ibinyoma. Umuntu ukajya kumva ukumva araguhamagaye ngo telefone yawe bayibonye mu zindi, akaba araguhamagaye ngo urumva ngo hari ubutumwa batubwiye ko tugomba kugushyikiriza, ngo ubuhanuzi bwawe ngo buvuga ko ugiye gupfa. Ugasanga umuntu abuze uburyo, ubwoba buramwishe. Reba bakubwiye ngo ugiye gupfa, nta mutekano ushobora kugira muri wowe. Ibyo rero bikaba biri muri bimwe bishobora gutuma tugira ibibazo byo mu mutwe bifitanye isano n'amadini tubarizwamo. Si n'ibyo, hariho n'izindi ngero aho bakubwira bati tanga ibintu byawe byose, cyangwa se ngo umugabo uri kumwe nawe ntabwo ari umugabo wawe, kandi mwarasezeranye, haba imbere ya leta haba n'imbere y'Imana, mwarasezeranye byemewe n'amategeko. Bakubwira ko umugabo atari uwawe, bikarangiza urwo rugo uruvuyemo, ugasiga bubyaye abana, ukaba bagira uburwayi bwo mu mutwe, ndetse nawe bitagusize, kuko nawe n'uturugo twabonye ko gutandukana kw'abashakanye nabyo bifite ingaruka ku buzima bwo mu mutwe, aho umuntu ashobora kurwazwa no gutandukana n'uwo bashakanye, nabyo bikarangira nawe urwaye mu mutwe, n'uwo wasigiye abana nawe ukatuma arwara mu mutwe. Izo ngero zirahari. Ibindi bitera uburwayi bwo mu mutwe, ibiza. Muri iki gihugu cyacu nabyo turabibona, aho inkangu zitwara amazu, aho imvura igwa ari nyinshi cyane igasenya amazu, ugasanga inzu isenyukiye ku bantu bari muri urwo rugo bose, yenda hakarokoka umwana utari waharaye. Wa mwana utaraye muri urwo rugo akumva izo nkuru ko papa na mama n'abavandimwe bapfuye bazize ikiza, inzu yabaguyeho, uwo mwana ashobora kurwara mu mutwe. Iruka ry'ibirunga twarabibonye mu minsi ishize, aho muri Kongo ibirunga byarutse. Ni ukuvuga ngo wabonye ko byabaye ngombwa ko abakongomani bahungira iwacu mu Rwanda, tukaba ari twe tubitaho. Abo bantu bahuye n'ibiza bashobora kugira uburwayi bwo mu mutwe kubera nyine ibyo bahuye nabyo. Ni ukuvuga ngo ibiza nabyo ni kimwe mu bitera uburwayi bwo mu mutwe. Ugasanga bagize ihungabana, abandi bagize indwara y'agahinda gakabije kubera gutakaza ibyabo, kubera gupfusha ababo. Ibindi bitera uburwayi bwo mu mutwe ni ibifitanye isano no kuba umuntu avuka mu muryango n'ubundi urimo abagize uburwayi bwo mu mutwe. Kubera ko abo mu muryango wacu dufite abafite uburwayi bwo mu mutwe, bibaye byiza twagombye kubavuza kugira ngo bitazaba uruhererekane mu muryango wacu. Umuryango abafite ibibazo byo mu mutwe iyo batavuwe birangira bibaye uruhererekane, ababyeyi bakajya bahereza abana. Nk'ubu turabibona ku kibazo cy'ihungabana, abafite ibibazo by'ihungabana
n'abo babyaye nabo bakagira ibibazo by'ihungabana, kubera ko ubwo buzima urimo, ubundi uburwayi bwo mu mutwe bwandura, tubuhererekanya mu buryo butandukanye, mu buryo tubana. Kwa kundi ababyeyi bakurera biba intandaro yo kugira ngo bwa burwayi bafite nabo babuguhereze. Kugira rero abantu mu muryango bafite uburwayi bwo mu mutwe bishobora kuba nanone indi ntandaro, indi mpamvu yo gutuma nabo mu muryango abazakomoka muri uwo muryango nabo bagira uburwayi bwo mu mutwe. Izo rero ni ingero z'ibintu bitandukanye bishobora gutera uburwayi bwo mu mutwe. Harimo impanuka hejuru nazo twazivuze, impanuka z'amagare, impanuka z'imodoka, impanuka z'indege, impanuka za moto, impanuka yica igatwara ubuzima bw'abantu ikabakomeretsa, nabyo bishobora gutuma abantu barwara mu mutwe, cyane cyane bakagira nk'ikibazo cy'ihungabana, n'izindi zaza. Yego, reka rero nsoreza ku birebana n'ibitera uburwayi bwo mu mutwe. Ni byinshi, ntabwo byose twabivuga ngo tubirangize, ariko ibyo abahanga bashoboye kubona, ibyo mbasangije bimwe mu byo abahanga bashoboye kubona bitera uburwayi bwo mu mutwe. Yewe no mu kazi nkora ka buri munsi, cyane ko jyewe nita ku bafite ibibazo byo mu mutwe, nkakira abakiriya umunsi ku munsi, ndabibona. Izo mpamvu zose nababwiye hejuru ndazibona mu bipimo nkora, mpima uburwayi bwo mu mutwe n'ikigero abansanga, abangana, abanshakaho iyo serivisi psychologique bariho, ndabibona ko ibyo biri mu bitera uburwayi bwo mu mutwe. Mwakoze kubana nanjye.